itaka cyo mwirimbi. Ngiki? Itaka cyo mwirimbi. Ntabwo nsobanuke. Amazi yavanze itaka cyo mwirimbi. Ati buri gihe nkayatera ku iduka ati nukuri ndazamuka pe. N'abantu bafite agati bamanitse ahantu. Ibi ndabikubwiye hariho n'amaresitora mutagabura nyiri resitora atarahagera. Akabanza agakora dawa. Ntabwo avanga mu biryo. Ariko hari uduti agomba hari n'andi bantu nshaka kuvuga ntashaka kuvuga amazina ndashobora kumukingurira iduka ntushobora no kurimukingira. Mbivuga buri munsi. Umubyeyi wahemutse umva umwana wameze gute? Arafunze? Yarahunze? Ntahari. Wa mwana arimo ararerwa nande? Afite affection y'umubyeyi we? Arimo araganirizwa? Azaba hari nk'umurakare. Ari igicamu cyari ikihebe. Kuko nta bindi bintu afite hari n'ukuri byaha by'ababyeyi bacu. Ntabwo bitugiraho ingaruka zitubuza kujya mu ijuru. Ariko bitugiraho ingaruka zitubuza kubaho neza no kunezerwa. Kandi kabiri Satani aza indirect iyo amaze kubabaza muri ubwo buryo nabwo gutera kwiheba no kwiganyira kwanga no kuba mu byaha no kuzinukwa bityo ugasanga wisanze mu maboko ya Satani. Hahandi urakabishaka kuki abandi basenga nkabona birakemuka njyewe kuki handi witotombera Imana uvuga nicyo rero umwanzi abakeneye kugira ngo noneho ko bundi karande n'imivumo ni ikicucu Satani yihishamo kugira ngo uze gushiduka waguye muri wa mutego ushingiye mu kwiheba mu kwigomora mu kuba wenyine kuba ntawe ugufasha kuba ntawe. Ubumwe bw'Abera Ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana amubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka. Abasuhuje nkomeje kubaha ikaze ku Bumwe bw'Abera Ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Nibyo koko ubuzima burahinduka ariko kugira ngo buhinduke hari impamvu ibitera, hari ibigomba guhinduka, hari ibiba bitameze neza ariko iyo ubimenye ugahindura umuvuno ubwo ni ukuvuga ngo ugahindura uburyo ibintu birahinduka. Mushumba ngo haye ikaze. Urakoze cyane Imana iguha umugisha nanjye ndagushimiye kumpa ikaze ku Bumwe bw'Abera Ministries kandi nkomeza gushimira abantu batuba hafi babikunda basharinga Jerry muri iyi minsi ndimo ndaryoherwa n'uburyo abantu bari kudukurikirana. Yego kandi bikanshimisha. Gusa umuntu akambwira nkurikiranye imyaka myinshi nubwo abanyanya wo kuvuga. Kibaza hano dukurikirana bucece ariko nabo Imana igibaho umugisha kandi rwose baho umugisha mwinshi cyane mu Bumwe bw'Abera Ministries. Twongere tubabwire ngo si idini si itorero umuryango umuntu wese yiyumvamo uko ashaka. Intego yacu nuko umuntu aba wejejwe mu itorero ryaherereyemo kumva ibyakugirira akamaro kumva ibyagufasha kandi Imana ikakurengera mu nzira zose. Yesu abaho umugisha. Ndabakunda cyane mwese. Nuvuga ngo hari ikibazo baciye kwa bamazanga ariko se ubundi ngo ibicaniro ngo karande ibyo ni ibiki ni ibintu abantu batabasha kumva ariko by'ukuri wajya muri ukabasobanura. Rero mu by'ukuri nagira ngo unyemerere uyu munsi dukore kino kiganiro gifunguye naho umuntu ashaka wowe ufite ubwo burenganzira bwo kumbaza kuko mu kubivuga kwabo hari aho umuntu agera akumva ubwenge bwe ntubasha kuhagera. Cya kibazo wabajije ubushize urakibuka urambwira mu byumweru cyashize ngo ariko se koko kuki ibintu bitubaho yego kandi turabakristo Imana kuki byemera. Ubundi hano hakaba kabaza impamvu binteye gutyo ni umuntu umwe wo muri Amerika simvuga izina rye wambajije ngo mbese ngo nako nasanze n'abantu banabeshywa ariko abantu disi barabeshywa bitewe n'ahantu rega amariba yabaye menshi. Ngo umuntu arota ngo bamusambanya ninjoro ngo akarota ibintu by'ikuzimu ngo savedi iri kuwo muntu ngo ntabwo izina rye riri mu ijuru ngo riri ikuzimu ngo ntiryaba mu ijuru ari cyo cya kindi uhora utubwira uti bose bahawe kurota ariko si buri wese usobanura. Ntabwo bishoboka nabwo Yesu ubundi izina rijya guti kuzimu koko
uyu munsi ko nakubaza ikuzimu karihe kuko satani ariyo koko. Ibyo rero ugasanga harimo kutumva ibintu neza. None se umuntu ufite karanda azajya mu ijuru? Ngese umuntu uriho ibyaha byo mu muryango azajya mu ijuru? Ndamubwira nti ariko hari umugabo witwa Lazaro, yego, yari umubembe ndetse ari n'umukene cyane, wagatoragura utuvungukira nabwo twimbwa zashigaje, ntabwo ari by'abantu bashigaje, munsi y'umukire, munsi y'ameza y'umukire, yego, n'imbwa zikamurigata mu bisebe, ariko apfuye ajya mu gituza cya Aburahamu. Uvuga ngo karande n'imivumo ntibyakubuza kujya mu ijuru mu gihe wihannye ibyaha neza. Ariko karande ubyangu byemere niba twita ibicaniro bya kera by'ibyaha ba data bakoze kera, ntibyabura kukubangamira kuko ni amaraso ukomokamo. Ibi bintu birahari rega, abantu nuko batabizi nyine barajya bahakorenganya ati reka turi byaremwe bishyira ku bajya kurasa ubu ibintu urimo ukora bakubyaye uri ikinyendaro, ubu byarakibyaye n'undi arakibyaye, wavutse udafite waravutse ntuzi mama wawe, nawe ushaje utarabona umwana, abantu bazakubona nawe ibyo utabyumva. Kusenga ariko ukaba urwaye indwara nk'izibanyu barwaraga utumva bino bintu. Ibintu byari babyange babyemere, cyakarande baho babyange babyemere. Icyo nzi cyo ibyaha byo mu muryango byakomotse ku babyeyi bitugiraho imbaraga mu kutubangamira cyangwa mu gutuma twabasha kugira umugisha ku bakoreye umugisha. Umva ahantu rero ibi bintu bibera bibi, birakurikirana ibisekuru. Ikibazo nshaka ko abantu babyumva, njye ntabwo ndi bwihereho, yenda nabivuze kenshi mu byagange barabuze. Wa mwana wavutse baramuhisha ababyeyi be azakura ameze gute? Umuntu wese azamwita se. Noneho nawe kubera ko adafite habarwa asanga uko yavutse n'ikundi yavutse. Tubigarukemo. Wa mugabo washatse abagore benshi, abana bazabarira nk'uko bikwiriye. Uzi kuvukira ku ishyari nk'aho warizanye. Umubyeyi napfa muzatonganira isambu, muzarogana, muzahigana. Ni kuki wumva ko wamakanira yuko ibicaniro bya kera by'abantu bakoreye satani mu miryango bigomba kutugiraho imbaraga uyu munsi wa none? Ubyangu bikunde, ubyemere, ubifate, ubifite uko ubishaka, ariko icyo nzi cyo ibicaniro. Mu cyumweru gishize ubwo twavugaga ku bicaniro, twabonye igicaniro ko gishobora, gifite imbaraga yo guhindura ahazaza cyane. Kuko nese biragenda bite? Barakubaza ngo kanaka ninde? Ni mwene nde? Bakajya muri mashini bakamenya ngo ni mwene y'umugore. Ibisekuruza. Wemera ko neza inkomoko y'umuntu igira imbaraga mu guhindura ibintu? Yego. Rero ikishimisha ku barokore bumva ijambo ry'Imana banga ibyo bintu byabo ngo ariko ugasanga wa wundi ubivuga ubirwanya nawe ubwe byamugizeho iki? Ingaruka. Kandi akazibonaho uburyo bwo gukenyuka, gupfakara, kudashaka. Ugasanga umuntu kugabanya ikindi birakubangamira mu buryo buboneka no butaboneka, ku mahirwe n'icyerekezo, ukisanga wowe mu gihe wakarezwe ahubwo urera barumuna bawe. Mundi hari umwana wakareze undi, ubwo urumva wazatera imbere. None se nta bana tuzi bacunga imiryango ari abana bato bababaye kuva bakiri abana n'uyu munsi wa none? Ati reka mpfe kujya gushaka yenda umugabo nibwo nzaruhaga, ugasanga ntabwo ari umugabo ahubwo ashatse ikompora, icyuma gityaye kimubaga intoki. Ni ibibazo. Umusore ati giyeho kujya mbe jyenyine, ndabona n'ubundi ntacyo bimaze, reka nshaka umugore. Yaza akirukana barumuna be, ntacyo bukemuye. Ukabusenda ndirukana umugore, ndatandukana n'abarumuna. Umuntu agahera hagati, ugasanga nibwo agiye kusinda, kunywa, kuba nk'ikihebe muri we, akishora mu ngeso zitari zikwiye bivuye kuri ya karande. cya gicaniro gihora gitogota munsi yatabizi. Ibi bintu tubijyemo twumva ibyo ari byo. None nibona bakurambagiza bakabwira bakagutereta bikemera, ukajya gufatira indirimbo ahandi kandi utwaza afata irembo, ntabwo uhita ubona ko hariho nyogosenge, nyoko wanyu, bene wanyu hiryo nabo byagenze kuri iyo gahunda. Igomba ko abantu batubajije ku wa mbere muri comment
ngo ariko umukobwa w'imyaka 56 yashaka. Ndamubwira ntiyashaka. Kubera iki? 56 ye. Iyo 56 yiwe gusa yashaka. Dore no limit yo gukora ubukwe ntabwo ivura. Yarye yabona uwo baringana inama namugira namwe gusa nti wirinde gushaka umwana wa 20. 21. Yabakuruye ibindi bibazo nawe. Ushaka ariko Imana range yawe. None se yabyara urubyaro rutangwa n'Imana. Urumva kubaza icyo kiba message yavuze ngo mbese nkumaze past umukobwa w'imyaka 56 yashaka umugabo. Yashaka. Ndamubwira nti yashaka. Agomba kwita. Ese yabyara tuvuge ko ashatse. Ibintu abantu banze kubishyira mu bwenge ntibabyumve ntibabibone ntibagire gute ugasanga hamwe ati bana twarize ko musari kwibaza ngo ko ufite ya PhD doctora ukaba ufite masters yawe ukaba ufite bachelor degree ukaba uzicaranye ukaba ufite n'amasegonderi yawe icaniro cyo ntago bishare kiwanya aho cyatumye ubona akazi tuzi ko abize masters batabura akazi byabaye iki byabaye kimwe nanatangiye ko n'abadokiteri babura akazi badakora kwa muganga ko haryaho yanashaka no akora ari handi akazi kagize gute karahagaze ariko kubera ko ari dogiteri atabura icyo akora akajya gukora ibitari muri domaine ye bidahesha agaciro ya title ye y'ibyo yigiye ukazajya uretse undi dogiteri akagenze nimo n'ibirenge ko kubundi tubwizanye ubundi kuburi dogiteri ubwawe nawe buri research variyo ubwawe nawe ugomba gushaka amakuru ntago ubugisha ibintu bikomeye ariko ugasanga ibintu ntabwo abantu babishyikira bibaza impamvu umwana watangiye kunyura umujyi atangiye kunyura bwenge bakumva n'ibintu bisanzwe ngo bitse nomo ariko ubyangu byemere ubukundu bishake karandigira uruhare mu kwangiza ahazaza hawe aho umuryango wawe no kuba hubabaye utagira umunezero no kwishima ibifitemo uruhare cya gicaniro rero bya bindi bamurikiye ababyeyi abakurambere bati uyu mwana turamukumurikiye ni gute iyi migozi twayirenga tukayicagagura cyangwa n'iki cyakwereka ko ufite uwamurikiwe icyambere mpora mbivuga inshuro nyinshi mpamvu nuko babinsubirishamo ariko uyu munsi ho nazanye indi version nshyashya batari bazi kuko ni ukwiga no kumenya kandi twahawe gusobanukirwa biraravuze ngo uwo mwuka naza niko Yesu yavuze azabasobanurira azababwiriza mbabwira azabahishurira no mu nzira zitandukanye yego ni ukuvuga ngo iyo turebye mu mikorere yacu n'imivugire yacu urya muntu icyambere unkundi ndabivuga uri kundeba noneho umuntu ikintu cya mbere kigaragaza ko ariho ibicaniro nuko nta kintu ageraho kimworoheye kimwe nuko ashobora kutakigeraho kandi abishaka umuntu agashaka perimi provisoire ikarangira indi karangira imyaka ikamufata mu rugero ruto nguhaye umuntu akiga akazashaka diplome ibyo abandi bose babona biboroheye we bikamunanira kugira ngo ace inzira y'ubusamo bamushyireho amapingu bagiye kumubika amageragere icyo ni ubu ni wo mugambi wa Satani ku buzima bwe kuko arashaka ibyo abuza bigure kuko icyo Satani ashaka aragira ngo urangire bibagirane uwize make yayibonye utarize yayibonye utazi gusoma no kwandika yayibonye umuyonzi arayibonye ariko wowe kugira ngo udasohoka mu bushomeri kuko iwanyu nta hatwaye imodoka uhari ntabwo bikunda hari n'abari Burayi bazibuze hari n'abari mu Amerika bazibuze ntacyo atakoze hariho n'ababuze ubwene gihugu kubera ko nta rurimi afite yararwiza arashaka byaranze pe ku buryo adashobora gukora ibizame bamuhereza afite green card ariko nta bwene gihugu kuko inzira yo kubuhabwa nicyo kintu nicyo kizame byaranze araguma ari umukongomani araguma ari umunyarwanda ufite green card sinzi igihe irangirira aproronje ibyangombwa muri make icyo gihuzi icyo bivuze iyo ubuze ibyangombwa ubura amahirwe muri icyo gihugu kandi n'ubundi wavuye mu gihugu cy'iwanyu nta mahirwe ufite
uvuga uti ubwo mbonye aya mahirwe reka ndebe ko hari icyahinduka mu buzima. noneho ubonye niyo green card cyangwa ubonye ibyangombwa by'ibibanza by'amezi 3 noneho hakakubitaho noneho nkurikira ubyumva ndakukurikiye ubwenegihugu kuko amahirwe bafite ubwenegihugu Yego. atandukanye no korera ku bindi byangombwa. kiba ari ikibazo. Urumva uwo mwajyanye akaba yabibonye hari amahirwe ari bugire hari privilege ari bugire zuko yabonye ubwene gihugu yarenze ku byangombwa ariko abindi ntiyabonye. Ubwo ntumenye ko ubuzima usize hano aribwo bugusanze iriya nubwo biri kuri level burya buri buzima buremera bijyanye naho uherereye yego. icyo gihe hari akazi utazabona hari utazanakora yego uzaba uhari ariko hatibuhombye ntabwo uri kumva ntabwo tubishyira mu rwego ruri hejuru. Abankurikiye bari muri Canada na Amerika banyumve n'Ubufaransa Australia mu Bubiligi ibihugu by'Iburayi yo hejuru uragira uti kuba waruriye indege ntibivanaho ko bagushyizeho icyo gicaniro ntibivuze ko icyo gicaniro kitakuriho. Yego naho ngaho nashakaga kumva yakoze divorce nawe irimo irakomanga iwawe nubwo uri muri Amerika umugabo munyoko baramukubise nawe baragukubita nubwo uri muri Canada aho uri hose ibicaniro byagushoreye nubwo byo biza mu isura y'igihugu urimo nibyo urahembwa ikintu livre sterling cyangwa here nibyo urimo uhabwa ariko still ufite cya kintu kikunyaga bya bintu kandi ugasanga bihora biza bikurikirana ntacyo utakoze haruvuga ngo narasenze ndiyiriza ndavuga byaranze nyine byaranze hari imbohe yibohora. Yewe hari abantu usanga amarira yarabishe ati nakoze iki nashatse byaranze ati natanze n'ibitambo biranga ahubwo wabitanze ute wabitanze he kwande mu nzira yihe se waruzi ibyo urwana nabyo first of all sobanukirwa ibyo urwana nabyo umenye uburyo urwana hari ibyo ugomba kunarwanisha umubiri igihe murambibwira buri munsi cyo bita gufata imyanzuro utitaye ngo uyifatanye nande cyangwa uyifatiye nde ugafata umwanzuro uti bingiye kubigeraho imagine ko ari ibintu bigoranye. Urumva ko afite imyaka irenga 15 batabona ubwenegihugu wemera ko abantu umuhanga wize ufite ubumenyi buri hejuru akabura akazi ahandi bakabonye iki cyangiro cy'abadayimoni ni ukubera iki wemera ko umuntu yishyurira abana bakiga umwana yagera mu kigo gukora agiye kudefanda agahita apfa. None se Mushomba tutaragera kure aba bantu babuze amahirwe aba bantu bagera ku bintu bibagoye aba bantu bigaragara ko bamurikiwe ikintu runaka bari posede hari ibintu bibakurura bicaniro. Ntekereza ko uwabibakoreye yabibakoreye kugira ngo bagire ubuzima bwiza niko mbitekereza. Ukubitekereza niko kuri bagire ubuzima bwiza baboneraho abandi baburiye nyine babeho neza. Kubera iki aribo bisanga bari muri ibyo bintu bibi nuko baba bashaka kuva kwiyambura ubwo bushwambagara bakurikira Imana ni ukubera iki cyambere ntabwo baba bazi ngo bararwana n'iki cyo ni cyambere. Urakoze kunyunganira ubundi ibintu ababyeyi bacu ba kera bakoze ntabwo rwaro rwango yego kwimana akujyanye mu bantu mu mihango ya gipagani akakumurikira nibwo buryo bw'abafite akakwambika twa tuntu bambara atigiye kubariza abakuru abayumva ibyo byose ibyo arimo ashaka ari ibintu bizima ariko twebira twafekita mu buzima bwacu. Ushaka umugore wa kabiri kugira ngo yungure umuryango ariko ntabwo agiye kungura umuryango agiye kugira gute kutezamo ibibazo akaduruva ibigeragezo bikomeye. Hari ibyo bakoze kumva ari inyungu kuri twe ariko twe muri iyi minsi bitubera igihombo. Nagira ngo nkosore kuri akantu waruvuze ngasi impamvu bituremera nuko dushaka gushiftinga tuvamo tuya kuba abantu bazima hoya n'abadasengaye bariho ariko bo kuntu babigenza bo aho kugira ngo babikire babohoke bisubirira hehe aho biri bakajya kubisanga bati n'ubundi ndabona mu rusengero byanga ni mumbariza agatanga imbuto bakamuha imiti bakamuha ibyanywa n'ibyo yambara kandi bigakora yagenda ariko deje urumva satana ari muri kondisiyo yego nibyo nashakaga kumva. Umurokore barashaka kubikora mu buryo bwa gikristo ariko hari bya bicani aho niho bitari bukunde agomba ro kubanza kubisenya yego agakubita tubisenye ko we nta handi ari bugere reka nkubwize kuri buriya nje niganire n'umuntu arambwira ati ubucuruzi bwanjye bwari bwaranze ati ngenda umuntu ava amazi ngo yavanze itaka cyo mwirimbi itaka cyo mwirimbi ntago nsobanuke amazi yavanze itaka cyo mwirimbi
ati buri gihe nkayatera ku iduka ati ni ukuri ndazamuka pe oya atari ko uretse gatoya amazi bavanze n'igitaka cyo kwirimba cyo kumva ngo ishaje umbaza bayakuye ati umupfuma ati simbi atako byagenze byagenze gute ati narohoraga ndara ndi mwirimbi atari ko amakondisiyo yari yarampaye kudaha abantu kudafasha imiryango ati mbona ifaranga twe bati kondisiyo birananira ntese ukamuhaye buri munsi ati naramuhaga ngomba kumugenera buri munsi ati umunsi nasibye icyo iyo ntamuhagaho mu kwezi ntabinjiraga atari ko mbona ndara niruka mwirimbi ndaramvunagurika mbambuza umwana wanjye kondisiyo uri kurenganya anko ngo ntacyo agufasha ari kuri pressure ya satani yamubujije kugira icyo aguha yaje babyumvise none abantu ntitukabarenganye ngo baratwimye satani yababujije kuduha hari kondisiyo wa mukristo bariza we arashaka guhindura iyo myumvire yego niwo turiho njyewe ntabwo nzabyarira mu rugo njyewe sinzishingira njyewe sinzakora ibi njyewe sinzakenyuka arashaka kuvuguruza umurage mu buri wawe yego naho ngaho turi noneho iyo konfuri iri hagati muri iyo ntambara yo gushifitinga ujya mu cyerekezo ushaka ikamurusha noneho ku buryo havuga atari ku bundi wanakwigarukira mu gihugu nari ko mbona ari byo byakoroha uwo muntu none aramusengera ngo ntibireka ati narabiretse mbonye ngiye gupfa ati ikintu cyambaye atari kumva byararangiye byose ati ubona atangiye zero nk'abandi bose kirashya inzu cyamunara ati atari ko kugira ngo mbeho mfite umutima ubyina natunga duke tw'amahoro nabwo ntihumura Imana izakugirira neza ni ibintu abantu batajya bamenya harimo abantu bafite agati bamanitse ahantu ibi ndabikubwiye hariho n'amaresitora mutagabura nyiri resitora atarahagera akabanza agakora dawe ntabwo avanga mu biryo ariko hari uduti agomba hari n'andi bantu ntashaka kuvuga amazina udashobora kumukingurira iduka ntushobora no kurimukingira agomba gusiga amenye mu tuntu yanakingura twaje mwinjire tugatambuka twese bagize gutyo uwo muntu uzagura icyo kintu usigira ngo nawe ni gutyo uzasanga cyagiye uguza ibintu we igiciro kiri hejuru abigeza mu iduka ibiciro bikagwa hasi akora iki byose rero ni imihango hari abantu biyemeje kwinjira mu mihango ya gipagani bakayicagagura bakayitesha agaciro byinshi tuvuga mpora mbivuga buri munsi umubyeyi wahemutse wumva umwana we ameze gute arafunze yarahunze ntahari wa mwana arimo ararerwa nande afite affection y'umubyeyi we arimo araganirizwa azaba hari nk'umurakare ari igicamo cyari ikihebe kuko nta bindi bintu afite hari ni ukuri ibyaha by'ababyeyi bacu ntabwo bitugiraho ingaruka zitubuza kujya mu ijuru ariko bitugiraho ingaruka zitubuza kubaho neza no kunezerwa kandi kabiri satani aza indirect iyo amaze kubabaza muri ubwo buryo nabwo gutera kwiheba no kwiganyira kwanga abantu no kuba mu byaha no kuzinukwa bityo ugasanga wisanze mu maboko ya satani hahandi urakabishaka uti kuki abandi basenga nkabona birakemuka njyewe kuki ahandi witotombera Imana uvuga nicyo rero umwanzi aba akeneye kugira ngo noneho ko bundi karande n'imivumo ni ikicucu satani yihishamo kugira ngo uze gushiduka waguye muri wa mutego ushingiye mu kwiheba mu kwigumura mu kuba wenyine kuba ntawe ugufasha kuba ntawe ibyo byose bikaba impamvu ituma umuntu asa nk'uwegera ibyago n'amakuba kubera kwitotombera Imana atari yo ntego yari afite mu kubaho kwiwe ahubwo ari umwanzi wamwinjiriye runono aciye muri iyo mibereho mibi habamo gucana kw'imiryango no kutabana kutavugana kw'imiryango guhemukirana kw'imiryango kurogana kw'imiryango uhigana kw'imiryango amashyari mu miryango kandi abana bagakura basanga hari amashyari ntujye hariya bameze gutya ntuzagere utya barabaruse kubera iki hari ikintu cyabaye kandi n'umusarangano bagambana ari mu miryango bashingiye ku masambu gupfe ngo bayatware ibyo byose ugasanga ni amakuba n'ibyago bikwinjiriye kagiye kugora ngizero ingaruka zikomeye ibicaniro bya satani umushumba ibicaniro byo mu miryango ibicaniro byo mu miryango
tumaze kubona ko ntago bikurekura, ubyango byemere, ntibikurekura. ubigaye ubisuzugure, ariko bigufitiye ambara kositimu ni sawa, zamuka indege ni sawa, ariko naho ugiye mugera nayo, naho ugiye muricarana, muri kumwe. Bibiliya ni ibigaragaza neza, ifite akarande, ivuga inshuro zirenga 20 muri Bibiliya. imivumo iva ku byaha bya ba data byaba mu sekuru cya kera, bakoreye ibigirwamana. Kandi gukorera ibigirwamana hamwe ibintu bingahe? Ni ubusinzi, ni ubusambanyi, ni ubuhemu, kuvusha amaraso, kwangiza. Buse ni bangahe bishaka bakibura ari abagabo? Kubera iki bafashe umwenda w'imbere bawushyiraho ibyo bawushyiraho bawuta mu mazi, kwa mazi ntakagira imbaraga. Bangahe bari kuva budakama, kayaberwa impamvu ibicaniro by'ubugome butasobanukiwe. Ngira ngo ku munsi wa mbere mbateguze, ndashaka kuzababwira ikintu kivuga ngo umuntu nakubaza bene ibibazo uzirinde kumusubiza wihuse, umusubiza witonze, ko ntuzi impamvu. Byose ni ingaruka. Iyo abana bari ku mihanda ni ingaruka. Hari umugore wifuza gupfa mu rugo ni ingaruka. Ese niba bakize n'aboroshye bifuza kwiyahura, icyo kintu kibitera, izo mbaraga zibitera nizi. Umuntu akimanura ku nkunda amahoro, atigiye aho bashakira amahoro ndahashyira umutwe. Umuntu agacurika umutwe ndakinaganika mu migozi. Ubwira ko ari ibintu bya hafi ahanga, ibi byo guhindukira umuntu akica umugore, akica umugabo, babanye barabyaranye, byo kwitwikira mu nzu n'abana hose mugira ngo ni ibintu biri aha byoroshye. Igicaniro cyose ni imbaraga ziri kugera ku bantu. Ababyeyi banga abana, abana banga ababyeyi, barabamurikiye. Aho umugabo agushaka mukundanya avuga ati ndumva narakwanze, sinanagukeneye, sinanakwifuza. Jewe nako yenda ndisegura ku muvandimwe ariko ntawe umuzi. Uzi kugira ngo umuntu abeho, si umugore ko nta mugabo afite, yego, si umupfakazi ko ntiyapfushije, si divorce ko ntiyadivorushije, si single mother kuko afite umugabo mu nzu. Ni bande bita ikiburaburyo se? Oya tukanye Imana ikubabarire. Oya nabazaga ijambo rikuremo. Ni ukuvuga ngo afite urugo, afite umugabo, ariko ameze nk'abahungu atunze mu rugo. Mbese icyumba cye ari aho ngaho, si umugore kuko umugabo ntamwiyegereza. Ntajya mu bapfakazi kubera ko ntiyapfakaye. Urumva ntari buhaguruke ngo agende aririmbe, ariko bakaba mu nzu, ariko kuba umugabo n'umugore ntibigeze gute? Nta bihari. Hari n'umugabo umeze gute? Cya gicaniro urimo uranyumva cyangwa cya gicaniro ntibigira imbaraga se? Basezeranye kubana mu buriri bumwe, ariko barahurira ku isahani, ariko nta n'umwe uzi undi. uri buceceke, ukaceceka ntubivuge. Ibicaniro byamaze abantu mu rwego rwo hejuru. Abantu ubona bavuga ngo ndabona kubaho bindambiye, kiba ari ikibazo. ubwo umurokora ati Mana nyezo nyure, ariko izo ni imbaraga zo kunanirwa. Karandi ba yamujengereje, ndumva nagarukira aho ngo mbisobanura, akumva mbivuga, ararambiwe, akumva kubaho nta kigize gute, nta kibikeneye, akahora ari ijoro ryose atakoma bipfira, ugasanga amarira, agahaga n'agahinda byose byamufashe, kandi biramugwana. Musho ntago nakurekura kuko ibi bintu byazengereje abantu tutavuze intsinzi. Mu minsi yashize hari abatubajije, udusobanurira utubwira ko hari barabikoze, bamurikira abantu ibigirwamana byabo, ariko hari n'ukuntu watweretse muri Bibiliya bamurikiye Imana.
kugira ngo uhindure icyerekezo cya kindi bashakaga kuguganishamo, ariko ugihindure noneho ucyerekeze aho Imana ishaka, kuko wayishyize mu biganza, wishyize mu gicaniro cyayo, uve mu gicaniro cy'umwijima ujye mu gicaniro cy'Uwiteka. Wabivamo ute? Wajyamo mbere ute? y'uko mbivamo batagira ngo sinasomye Bibiliya. Yego. Ahantu twabonye imivumo ni uguhera mu bice 9 cy'itangiriro. Imana ibwira ngo Kanani avumwe. Kanani ntago yari umwana wa Nowa. Kanani yari umwuzukuru. Kubera iki bavuma umwana? Kuki batavumye se wamurongurutse bakavuma umwana? Nuko ibyaha by'ababyeyi bigira ingaruka ku bana. So wanyumvise? Ibyaha by'ababyeyi bigira ingaruka ku bana. Nakumvise. Kuko muri se wa Kanani hari mu rundi rubyaro. Umuvumo ufata yamfura ye. Ko ifura ingana nde? Nase. Bakoze cyane. Katuzamuka kiye mu bice 19. Umugabo umwe yitwagiye gusaza. Yakobo ati bana banjye muze mbabwire. Abahereye ku witwa Robeni. Aravuga ati fura yanjye. Ati muze mbabwire ibyenda kuba fura yanjye. Uwo imbaraga zanjye zo kubyara zabonetseho bwa mbere. Ni wowe. Ufite icyubahiro, ufite n'imbaraga, ariko uzahamahama, uzahuzerera nk'ama. Uruzerero we rurakwishe. Kuko wuriye uburiri bwanjye. Muri make yasambanye n'umugore. Umuvumo ubu uramufashe. Kandi ntiyabuje kumuha imyambaro n'amashati n'ibiki byose. Yaramureze nk'abandi bana. Robeni ari mu bantu batabaye Yosefu agiye gupfa. Anamukunda na Yuda. Ariko urumva ese koko ni Robeni ugiye kuzerera cyangwa n'urubyaro rwe? Urubyaro rwe n'abazamukomokaho. Arangije uwitwa agiye kubaha Minani witwa Mose. Aravuga ati bene ishuri nimwigire hafi ahangaha. Ati Robeni ntagapfe ariko ntakagwire. Ubwo no gukenyuka. Yego. Ayivuza mu myaka 100 n'irenga. Yosuwa agiye kubaha 8 abahuza n'undi muryango. Reka twivugire kuri Lewi. Reka twivugire kuri Simiyoni. Bafashe gutyo ubwo basambanyaga mushikiwe ngo barangije bajya kubwira abo bantu bati ngaho ni mwisiriye muri tuzamwikatishe tuzabashingira umukobwa wacu. Ngo bacunze ko bagifite ibikomere bagenda barabica. Yako baracece. Aravuga ati Simiyoni na Lewi bwiza bwanjye ntukajyane nabo. Kumujinya wabo ni mubi. Bateme nk'ibitsisino. Sinzi aba mu nama yabo. Ya bintu birakomeye. Mose aturuka kwa Lewi yirukanywe n'iki n'umujinya yagize agahonda urutare. Imana ati kuko utanyweje hari ahantu. Kibango bigira ingaruka udashobora kumenya. Amakosa ya dadi, amakosa y'abadukomotseho nizo ngorane dufite, ariko nubwo tuzifite twe ntabwo zatubuza kujya mu ijoko, zabangamira imibereho niturangiza tubashe no gucumura tugera no kure. So ngira ngo barabyumvise, najya nse guca amagambo make nihuta cyane. So nta kindi kintu umuntu yakora. First of all ni ukumenya ibyo urwana nabyo. Icara utekereze umuryango w'iwanyu. Niba utabafite umenye ngo noneho ndarwana n'ibyo, kubera ko ntacyo ntakora ngo ngire gukere ko byaranze. Kabiri, hamagara umushumba agufashe gusenga. Nta muntu wibohora. Rimo uranyumva? Nta muntu wibohora. Burya no gufunga ugira ugufunga n'ugufungura. Ufunga si nawe ufunga. Nta muntu wibohora, abandi baramubohora. Deliverance bikenewe. Gicaniro gikurwaho n'ikindi. Icyo batambye ubwo nicyo uzatamba nawe. Ukibwirwa n'iki? Ikihe? Icyo batambye wakibwirwa n'iki? Byara umubare wacu. Wowe cyubuti byose ndasenya bino bintu ge, ndakora iki ngiki gisimbura ibintu byose byakozwe. Okay. Nibyo nashakaga. Ko ntabwo ugomba kumenya ngo umubare runaka. Ubundi kwa Satani bakora byinshi bihoraho, ariko ku Mana rimwe rirahagije. Kora iki kuba rimwe cya mbere. Nuko abantu bakira. Ubundi ikindi cyanyuma gifite imbaraga ni ukwirinda kugendera mu byaha imiryango yanyu yagendeyemo. Kuko Imana ijya kubakura mu gihugu cya Isirayeli yarabwiye ngo mwanze kureka ibyaha bya baso murangije mu bigenderamo, niyo mpamvu nzabakura mu gihugu. Iyo ni imbaraga ikomeye, kutagendera mu byaha imiryango yagenderagamo. Kudakora ibi bakoraga,
ba hafi y'amaraso ya Kristo no kwizera no gukiranuka bikurwaho kandi bari gutabara. Noneho ukaba wa mukristo ubohotse, imishinga yawe, gahunda zawe, porogaramu zawe zikajya imbere kandi ukagubwa neza. Amen. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane, turasobanukiwe. Ubwo abatasobanukiye tuzongera duhurire muri komenti ndetse no muri bwa buryo bundi dutangamo ibitekerezo n'ibibazo.